mutanga bugingo, umukunzi wacu wadukunze kuva kera isi itararemwa, igitondo imugoroba amanywa mu bandi, twese tunejejwe no kwatura kukuri Imana yacu. Aba bose wahurije kuri uyu murongo Mana, uhabwe icubahiro kuko ni wewe wabatoranije, nta wundi wabahamagaye. Buri wese wagiye umutunga urutoki mu mwanya wamusanzemo, kubera urukundo rwari rwuzuye umutima wawe. Uraduhamagara twese, duhamagara kugukorera, duhamagara kugukurikira. Ndagushimiye kuko aba bose Mana amazina yabo yanditse mu gitabo. Ndagushimiye ko muri iki gitondo kandi watugiriye ubwo buntu ngo twongere duhumeke uyu mwuka. Ndagushimiye kumva iyi ngemu watugemuriye Mana, itwibutsa inyungu zo kugukorera. Ndagushimiye kuko abagukorera Mana utazubibagirwa, abagukorera ubaba hafi, abagukorera uzubagoboka mu mwanya wa ngirente. Utanga bugingo uhabwe icubahiro kuko twese twagiriwe ubuntu bwo kugira ngo tuzuke, twumve ibyo watugeneye. Turasabira umukozi wateguje Mana kuva umunsi w'ejo, ni wewe wamushize mu mutima aya magambo yatuganirije, katwibutsa ibya Korneliyo, ariko kandi iki gitondo akatwibutsa Mana y'ijuru ibyo wasezeranije abagukorera. Haleluya. Ijambo ryawe ryavuze ngo uzohereza amavubi kubarwanirira. Ibyo waremye byose Mana wabikoresha kugira ngo birwanirire abawe mu ntambara, mu mwanya bahagazemo. Uri uw'igitangaza. Ibyo waremye byose ntacu utakoresha kugira ngo urwanirire umukozi wawe. Tumusabiye umugisha Mana. Tuzi ko wamuhamagaye akiri muto, ndamwibuka mu Kagogo, kugeza n'uyu munsi yaragukoreye muri Kongo, ariko kandi arabikomeje hariya mu gihugu cyo mu Rwanda. Ndagushimiye kuko umugasaniye, ndagushimiye ku migisha yose wamugejejeho n'ubu ayicayemo. Ndagushimiye ko no mu busaza bwiwe azahora avuga ijambo ryawe, azahora agaburira intamba zawe. Ndagushimiye Mana kuko utazamwibagirwa umugasanire, kandi uzakomeza umuhereza ijambo mu mwanya ushaka kugira ngo abwire abawe abagaburire. Uzamurinde ikibi icyo ari cyo cyose muri uru rugendo Mana. Ndasabira aba bose Mana bashoboye gutegera, ubu nabo wabambitse umwenda. Uriya mukobwa wari wanditseho ngo arinze John, ariko uwacu ho wanditseho ngo turakurinze Yesu. Umwenda watwambitse niko wanditseho, kandi waryandikishije amaraso yawe. Uwo niwo twambaye uvuga ngo turagutegereje. Tugirire neza rero mu mwanya tukigutegereje Mana. Aba bose Data bo mu ijuru we, aba bose Mana, ntihakagira uzagwa isari, ntihakagira uzarangara muri iyi nzira irimo byinshi. Mu bihe tugezemo Satani arahagurutse kugira ngo agushe benshi, kuko azi ko igihe cye asigaje ari gito, kugira ngo afatwe atabwe muri wa muriro w'intazima. Dufashe Mana bambaye uyu mwenda, abo washizeho ikimenyetso cy'umwuka wawe wera muri uru rugendo Mana, bahagarare bashikamye, bubura amaso amaze bayaguhange wowe.
bareke kureba ibinogo biri imbere, bareke kureba datawe intare ziziritse hirya no hino zidukanga ziconshoma zija kudufata, ariko uje bibuka ngo ziraziritse ntaho zija. Duhereze kuguhanga amaso Mana kuzageza umunsi wewe wenyine wageni. Isaha yawe aho igeze kugira ngo uhindure ibintu byose bihari niwe wiyizi. Iryo ni ibanga ryawe, ariko turasaba umugisha Mana ngo aba bose abakwakiriye bose ku migabane y'isi ko ari 5 Mana, ubahereze kuza bahora bakesheje, ubahereze guhora ku mavi, ubahereze guhora ku umurimo wabahamagariye gukora Mana. N'ubu uracahaye uvuga ngo nimwubura amaso, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi bari he? Abasaruzi ni bake. Ndagusaba uwo mugisha Mana ngo duhagarare dushikame, ibirenge bya buri umwe n'umwe ari wowe ubikomeza ubishinge. Data wera we, intebyi uzikomeze, abahaye basinzirira ku nzira ubakangure, ubibutse ko igicuku kigeze akaruru kakazavuga ngo umukwe araserutse, akazasanga amatabaza yacu yaka arimwe amavuta kugira ngo tugusangane. Dufashe Mana, turi mu bihugu bitandukanye, turi mu birere bitandukanye, birimo ibibazo bitandukanye. Hari abari mu bihugu birimo intambara nk'iki cyacu, hari abari mu bihugu birimo izindi ntambara zo kwihakana Imana, hari mu bihugu datawe ibintu byawe ko biracurikwa, ibyo wavuze bariko barabicurika. Ibi bihe turimo urabizi, warabirangije wenyine, uravuga ngo ese n'ingaruka nzasanga kwizera kugwari, ariko Mana uravuga ngo abawe urabazi kandi urabapfunyitse ngo ntawe ushobora kubavunura mu kuboko kwawe. Nico gituma tubasabiye umugisha kugira ngo mu kugutegereza Mana tibakiyandavuze mu by'isi, tibakiyandavuze mu byo bavuyemwo, ibyo basezereye, ibyo bamanitse ku musaraba. Mana y'ijuru we, komeza utwibutse ko turi ikimenyetso, turi urwandiko wiyandikiye rusomwa na bose, aho tunyura hose abazoza baduturuka mu bitugu babone ko twanditseho ngo turinze Yesu, abaduturuka ibumoso batubonemo Yesu, abaduturutse iburyo barangize ko twanditseho izina ryawe, abaduturutse imbere babone mu ruhanga ko handitseho ngo turinze Yesu. Ndagushimiye Mana, ngaho gasanira imiryango yacu, gasanira gutandukana kwacu. Tugiye kuva kuri uru rubuga, ariko Mana ntitukuva imbere kandi wowe uradukwiye. Umuntu wese ahahagaze ahari, ari abari mu murimo uri kumwe nabo Mana, ari abakangutse bagiye kwijamwo ujane nabo. Imigisha yawe ibaherekeza aho biri, ubarinde mu mihanda, ubarinde abanyura mu ngendo zo mu kirere, utuyobore Mana. Ndagushimiye Data, abanyura mu mazi ujane nabo, abanyura ku butaka ujane nabo. Uri Imana idukwiye twese. Ejo uzongera utugirire neza, tuzumva impumeko yawe bukeye Mana. Ndagushimiye ko twirirwa mu migisha yawe, gasanira imiryango yacu, gasanira abana. Data wera we, uruzaro rwacu rw'abakumenye ntukarurekerere Mana. Waradusezeranije ngo imigisha izagenda igere no ku buvivi, izagenda igere no ku magenerasiyo yacu azakurikira Mana, kuko watugiriye ubuntu ukaduhereza kukumenya. Ngaho reka twiriranwe nawe, reka turarane nawe kubagiye kuryama. Umuntu aza yicura asanga ariko araseka, ariko aratwenga, ariko araririmba, ariko arabyina, abyinira agakiza yahawe ku buntu. Ngaho Mana duhereze kugakomerezamo. Ngaho jana natwe tureke kurangazwa n'ibihaye biba, tureke gucika intege kubera ibyo tureba n'ibyo dusoma mu binyamakuru, n'ibyo twumva ku maradiyo, n'ibyo tubona ku mateleviziyo.
twibuke ko hari uwadukoye kandi yadukoye amaraso y'igiciro kinini. Ngaho komeza ujane natwe, komeza udufate ukuboko utugendeshe Mana, ijuru riduherekeze, ingabo z'ijuru zibane natwe Mana, kuzageza dusoza uru rugenzi, kuko umuririmbyi umukozi wawe yatwibukije kifiko ni mbinguni. Ndagushimiye Mana, aho niho herezo ry'urugendo rwacu, nuko uzakubona tukinjira muri rwa bwami wagiye kuduteguriza. Waravuze ngo ngiye kubateguriza ibyicaro, nzongera ngaruke, iryawe ntirizarihinduka, iryawe ntirizasubirwamo, uko warivuze niko rizuzura. Reka icyubahiro kibi cyawe Mana nkuru, ubwiza bwawe n'imigisha yawe biberekeze twese, ni mu izina rya Yesu tubisabye Mana, amen. Teraniro duhuriye muri iki kirambi, tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryavuye mu ijuru ryavugutiwe, zarivuga ngo ryarageragejwe rirokoka, ijambo rizima ridutunga. Imitima yacu igiye kuryakira Mana, uduhe kunyoterwa naryo, uduhe kurikunda, uduhe kunezezwa n'ijambo ryawe. Tumere nka wa munsi wakinguye umutima wa Lidiya, Pawulo akavuga ibyubaka umuryango w'ikanisa rikubakwa, rikabaho rigatura n'ubu rikaba rikivugwa. Ushimwe kuko watugiriye neza. None ubu ngubu umugaragu wagiye guhaguruka, agiye kuvuga ijambo ryawe. Ni rinini riramuruta twese, riraturuta niryo ryaturemye. Imbaraga z'umwuka wera zibane nawe, natwe abicaye hasi imitima yacu iryakire. Utugire neza twebwe twese, ukingura ikirere, ukingura imitima yacu. Ijambo ryawe ritunezeze ku munsi w'ejo n'iyindi minsi iri imbere. Turakwingize ngo ubane natwe, turakwiyegereje, ari wowe uyobora. Utugire neza, ni mu izina rya Yesu dusenze kandi turizi.